icyo cyubahiro cyawe n'akamanyu k'umutima gusa, utari cyinshi n'akamanyu k'umutima gusa, kizashira utangari n'akamanyu k'umutima yewe gusa, icyo cyubahiro urata n'akamanyu k'umutima gusa. Igiri igitangaza bose bagutinye, numara kuva mu mwuka nawe uzagutinya. Wibuke ko intare ipfuye irutwa n'isazi nzima, ikuzimu kwa nyamutezi bose barareshya, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga baracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa. none se uwo muntu uzasimbura wenda azaza mu mahoro ni bya demokarasi byo gutora? bazatora nyuma ariko arahari. Bazatora ari ku ngoma? ubwo bisobanuye ngo ya ntambara iracyari imbere tu? Egure yirindisha Kagame atarapfa ntawe iraterera. uvuga ngo igisubizo cy'u Rwanda kugira ngo Kagame azapfa. none ko hari abanyapolitike bari mu mahanga bavuga ngo ntibajya mu byo kurwana intambara ngo bazasenga Imana ibikemure? Imana izabikora. apfe gusa aryamye nashaka azasinzira, ariko apfuye uwo munsi uzamusimbura natabanza azava ahantu bita nanga kuvuga ikintu ntikizabeho. ubu utari umubeshyi se cyane rwose cyane. abanyamahanga bazahunguka, abo babita ntawe uzahunga inyuma y'igihugu cye kuri gupfa, bose bazahunguka. pe. sone ngo u Rwanda u Rwanda ruzaterera. ibyo ni nubona mu Rwanda batangiye gutaha, uzamenye ko igihe cyegereje. none se iby'Imana yavuze nibyo bataha. ubu tuvugana benshi bahunze Kagame. none bataha ari muzima? ese ko Kagame wamugeze ikigirwamana n'igiki? areka jewe bareba imbaraga afite. wewe rero ni uko uri umwana wumvishe umushumba Habyarimana ubwe yarivugiye ati ndi ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi ndatera sinterwa. ariko barumuhanuye mu kirere, urusasu rumwe nirwo rwahanuye indege ya Habyarimana arapfa. kubera ukuntu tuba tumutinya kaze mu Rwanda ho rero mu Rwanda reka nguha agashya utazi. mu Rwanda bamwita murumuna wa Yesu, umucunguzi w'igihugu. barabeshya. Kagame nkurikije ukuntu ameze n'ukuntu rwose ubona gupfa ko butaza arusha se Habyarimana ubutwara mu rushushuru. utamuzi wakubise undi ninde washoboye indi ninde? ese niwe wamwikishije? ndabizi njye nari mpari. ni amafaranga none ko n'ubundi nawe ayafite menshi, ninde wamwica kandi ayafite? ko Habyarimana se yayasize, uwakwera inka zasigaye kwasi kwa nta bwuboye inka zasigaye ngo habahe. ni inka zagiyeyo, inka zane za Kagame n'abashumba bari ziragiwe n'abasirikari. we uri gukinisha Kagame ntabwo wari ubizi? reka mbikuye njyewe amakuru umenye y'ibya Kongo n'u Rwanda ko nyamenyera mu mwuka, ko ntagira amafaranga yo kwiga ndareba amavideo y'abandi. yewe rero ndanahaza aho yagiye gufata, ariko aranyinginga ati mama waretse tukajya mu rwanda. umushumba nkundaga nk'ukunda mbere, ati waretse rwose nkakujyana mu rwanda. umusaho yari nkaha araza ati nta mafaranga nkubaza, ariko reka nkubwire iteka ni nkukunda. iriya ntambara ntabwo izahoshoka, irimo abasenga, irimo abadayimoni, irimo abategetsi b'amafuti, nuko ariko izashira. none ubwo se urumva itazarengera abasenga? none se ni ukuvuga ko impanda izavuga. hari umuntu wabajije ikibazo arambwira ngo uyu mukecuru ibyo ari byo byose ndi kubona yuzuye umwuka wera, ariko natubabarira tubwire, ese abona ari muntu ki ukwiye kuyobora u Rwanda? kuko ngo abo ngabo banarwanya leta bashaka gusimbura Kagame ni benshi cyane, ndetse umwe afite ishyaka ajya aha, undi afite iryo hano, undi afite iryo hariya, kandi nabo ubwabo barirwanira.
none bo ko bari kurwana bazamusimbura bate bari kurwana urajya kubona gusimbura ukabona ishyaka Kagame ryari rikomeye. wumvishe se Mm. gusimbura Kagame biri kure umusimbura hariho ntawe nzi izina rye ariko nabonye umugabo wirabura aba ari uwo muri ibyo bice ubwo. yaba ariho avuka ariko ubundi ari hanze ubu ari hanze uwo ari hanze uzasimbura Kagame se azaye kuko muri Imana abanyapolitiki sinzi impamvu. yaramutoranije arahari kandi aratuma ntawe ntaza kurwanya ubu ni muntu ki ukurikije wenda uko urambaza imico ye ubwoko imico ye byose ibihugu byose biramutinya. wakwereka uretse uzumva none se ni ebyiri zizamuhanura nangwa ni eshatu ni rumwe yego rero ntacyo azaba. ubwo niba yarakishije nta barozi baruta Zayire Zayire hari abihindura ibyangwe Zayire hari abihindura Kagame utamutinya uri inkunguzi araguhitana. Oya, Reka nkubwire. nishaka nzabeyo Hashize Kagame iminsi- n'uwamunyereka ahagaze hano muri munota turi hamwe Mm. namubwira nti ntabweyuze Mm. perezida w'igihugu perezida w'igihugu namubwira ngo ntabweyuze ngo iyo kubera agira ubwenge ntaba yarabonye uko Habyarimana yapfuye Kagame yari ataravuka arabazi kubera icyo azi ko bazize amafuti nawe agakomeza akayakurura abo bose barishwe buno twica bamwe ntibarwanaga umuntu bagakonya. bita Rudahigwa yishwe n'uburozi amarozi y'amagaburano uvuze perezida bamuroga bati Kagame se wamuroga. aho mwicaye Kagame niyo agiye kwicara ku ntebe hari abamanza kwicara barebe ko nta gisasu kiriho babona badapfuye akabona kwicara. akabona akicara mbese ntiwumva ko nta bwenge agira ibyo Habyarimana arabikoresheje ariko baramuhamije musenge mukomeye mushikamye abari mu mahanga mu buryo ngo natwe tuzataha kuko ibyo byiringiro biriho. ariko wenda hari akabazo wenda na bariza abari mu mahanga abanyapolitiki ni inama ki wabagira abo bari gupfa ubusa bari kurwana ahubwo kugira ngo buriya bakabaye ahubwo bafata bakajya gufasha Kongo abo bari mu mahanga niba bari kurwana ukwabo badafashije Kongo ngo batahe ni ibigoryi nabo si uko kubera iki se batajya kurwanira igihugu cyabo bitinya gupfa none se igihugu ntabwo ari atinya gupfa no kuvuga gusa ni icy'u Rwanda ni icyacu twese kubera iki batajya kurwanira u Rwanda bakajya kurwana. ngiye gusura wa mukecuru w'imyaka 100 umuhanuzi w'Imana yagiriye neza ikamurindira mu gakiza imyaka nawe atibuka gusa yavuze ko yakijwe afite nka 14 n'itanu aho bari mu myaka 100 bazi kubara njyewe nize makeya mu myaka maze imbere ya Kristo ni myinshi cyane 103 wiyisiga ahubwo hari n'isigaye hari isigaye ngo bisobanuye ko ishobora kuba inarengamo aryo kera ntabwo mwabaraga ntabwo bari bazi kwambara. duherutse gukora ibiganiro bitandukanye ndetse ikindi tugishyizeho mu minsi 4 ishize ariko twifuje kongera kugusura kuko abantu baravuze bati uyu mukecuru ni inzu y'ibitabo uyu mukecuru rwose araduhugura tukumva wananirana kumva ibye yaba ari babandi bita inkunguzi bazikungurira amagara yabo. Rero mukecuru ndagira ngo twemere twongere tukuganirize utuganirize uduhe rwose ibyo tugenda twe nk'abana. Hari abantu benshi bagiye bavuga ati njyewe ndakijwe kubera ibi bintu, ubu ndi kumva rwose mpindutse, ndi kumva mpindutse kubw'ibi bintu, cyane cyane ko icyo gihe Imana yagucishagamo ibyo by'intambara ya Kongo. Kandi pe amakuru yo naguha mfite ubu tuvugana, imirambo wavugaga wabonye niyo bari gutangaza ubu ngubu mu minsi 4 gusa. Imirambo ni myinshi cyane, abantu bari gupfa, abasirikare bari yari yambaye ntabwo yari yambara ntabwo yari yaba ntabwo yari yaba kandi njyewe ndi kukubwira ko amakuru yasohotse ko ibintu byakomeye rwose. Kereka Kagame yihagaritse buriya niwe ufite ubushobozi bwo kuyihagarika. Imana atari mu gihugu cyo mukecuru kandi ari wowe wateyeyo, si wowe woherejeyo ingabo. none ubwo ukumva yuko ibyo yari agiye kureba yashakaga gufata igihugu cya Kongo Brazzaville ngo akiyobore nacyo ngo kibe cye
yari amaze gufatayo ngo ahangana n'Ubuganda kabiri ngo habahe n'inka zagiyeyo inka zane za Kagame n'abashumba bariyo ziragiwe n'abasirikari we uri gukinisha Kagame ntabwo wari ubizi reka mbikuye njyewe amakuru umenye y'ibya Kongo n'u Rwanda ko nyamenyera mu mwuka ko ntagira amafaranga yo kwiga ndareba amavideo y'abantu yewe rero ndanahaza aho yagiye gufata ni ahantu h'igikingi hari habereye aho hari abantu bitwa baki abakusu kandi numva ngo nabitwa abanyamurenge ubushize nari ndi kukubwira umuntu wanutse umurenge ni haraguru ntabwo ariyo Kagame yafashe nari ndi kukubwira ni hari umuntu wanutse cya gihe ururimi ruranyibagira uri kuvuga ati turarushaka turarubura na munyamurenge umunyamurenge babinyibukije nyuma abari bari kutureba batwibukije nyuma ariko ubu tuvugana nabo gusengerwa pe abantu bari muri Kongo nabo gusengerwa abanyarwanda bariyo nabo gusengerwa kuko intambara yaciye ibintu gusengera Imana yarambwiye ati ikintu cyitwa gusengera u Rwanda kiveho kuko agasuzuguro kangeze habi ndetse sinzi none se twewe twemera gusuzugurwa kuko ari umwuka Imana yaduhaye ubihe nigeze kurwara ndarimba ndicuza hari umushumba twabanaga hariya mu Rwunguru atuma ku mukobwa wanjye uko ngana kugira ngo nuhagirwe mbehebwe mpanagurwe ariko aranyinginga ati mama waretse tukajya mu rwariro umushumba nkundaga nk'ukunda mbere ati waretse rwose nkakujyana mu rwariro umusaho yari nkaha araza ati nta mafaranga nkubaza ariko reka nkubwure iteka ni nkunda ariko umugani wigeze gukorana ikiganiro umbwira ngo ntago wivuza mu buzima bwawe bwo kwivuza bikeneye ntabwo ujya wivuza oya none se ubu yashyize ari kwa muganga twaramurebaga turi mu ndege ivu ryaramugeze hano anahaguruka yese amuhagurutse uwahagurukiye ubu nanjye uzi ko hari benshi bavuga ngo twaramurebaga turi mu ndege akagira ngo ni mu mayerekwa atazi ko amafilime nzakwereka izo filime zarasohotse n'ubu no ku matelefoni nk'aya ngaya ziri ubu wabireba noneho wicaye no hasi ntabwo ari ngombwa mu ndege icyo gihe mwari abakire abantu mwajyaga mu ndege mwari mu kazi n'ubu nta bukene mfite kuko mfite Yesu si ibyo ubwo rero twaragendaga turareba abari bamukurikiye Yesu akiza ikimuga cy'ibedeside ku nyange cy'umusore mwiza ari kwigaragura cyane Yesu amugezeho aramubwira ngo mbese ko amazi yihinduriza hakizaga amazi tujye mu nyanja aramusubiza ngo uyo yihindurije abandi bantangamo wikorera uburiri bwawe iki wari umurongo munini muremure cyane ngo ubwo harimo umugore wari umaze imyaka ingahe 3 ari mu mugongo wareba uko asa ukabona agahinda karababaye kagira agahinda ariko yasasetsemo muwo murongo guca akaboko akora ku mwenda wa Yesu ahita akira Imana yamukiye se ngiye kukitangira sirangize ndeza ubwo naho wabaye uvuga ngo sinzivuza ariko Imana yarabinyeretse ndi mu nzozi turi mu butayu none si urwaye malariya se ni indwara ibyo ni nk'ibikini nta burwayi bwa ruturuguru nagwariye hariya haraguru rega niyo mpamvu buriya ariko kwizera ko kurarema nanjye nibaza impamvu abarwayi usanga bagutonda umurongo dusengere kumbi ubwo kwizera kwawe naho kugeze aho naba nkwirariye yongewe n'umutwe w'indiye mpita njya gushaka paracetamol iyo kugira ute Imana irabikwereka sindageraho kandi iragusengera ubundi komite ivuga umaze iminsi kuri malariya ko ngusengera ijoro ryose kukidashyira nibuka ejo bundi ko igihe naherukaga kandi nawe wansengeye ukabwira ati ariko mu by'ukuri cyangwa ko kwizera sindakugira none se mugejeje wenda Imana irabikwereka ubu tuvugana ntabwo Imana ishobora kukwereka ibibazo by'umuntu ikakubwira ati kandi utabyivangamo uri kumusengera ubwo se kubera iki ngo nidusabire n'abanzi bacu nyine we iwe ikaba yarakaje Imana kuko ndibuka hari igihe Imana yigeze kubaza Samweli uzagezayo kuririra Sawuli ko namwanze
hari igihe Imana igeraho wayitesha umutwe burundu ukaba nkuvanyeho amaboko urwo uzapfana. Samuel byagenze bite nyuma? None se ubu tuvuge ngo dushobora kugira amasengesho tugasenga iriya ntambara igahagarara kubw'amasengesho, bizeye bashobora guhagarara. kugira ngo ninde wabyizera? Umuntu iyo bafunze insengero abandi bagakoma amashyi ngo urakoze bari baratuzengereje, kugira ngo ibyo wababwira ngo nimuze ngo twambare ibiguni natwe twisiga ivu nk'abakera, Oya. ntabwo babyemera. Ariko rero iriya ntambara ntabwo izahoshoka, irimo abasenga, irimo abadayimoni, irimo abategetsi b'amafuti, nuko ariko izashira. None ubwo se urumva itazarengera abasenga? None se ni ukuvuga ko impanda izavuga iriya ntambara ikiriho? ariko byarahanuwe ko mu minsi y'imperuka intambara zizavuga zizabuhande rwose, umwana akanga nyina, umugore akanga umugabo. Wumvise se? Nibyo bihigo turimo. Kuko nta mwana ucyumva nyina, kuko nta n'umugore kukumva ni hamana cyane rwose. Kandi Bibiliya itubwira ngo umugore w'umutima umuhabwa n'Uwiteka. Ese yavuze ko tuzamuhabwa n'intambara? Hari umuntu wabajije ikibazo arambwira ngo uyu mukecuru ibyo ari byo byose ndi kubona yuzuye umwuka wera, ariko natubabarira tubwire, ese abona ari muntu ki ukwiye kuyobora u Rwanda? Kuko ngo abo ngabo banarwanya leta bashaka gusimbura Kagame ni benshi cyane, ndetse umwe afite ishyaka ajya aha, undi afite ibye hano, undi afite ibye hariya, kandi nabo ubwabo barirwanira. None bo ko bari kurwana bazamusimbura bate? Bari kurwana, urajya kubona ukabona ishyaka ryari rikomeye. Gusimbura Kagame biri kure, umusimbura hariho ntawe nzi izina rye, ariko nabonye umugabo wirabura muremure. Niba ariwe uzamusimbura reka yabaza Imana ngo isobanure. Aho namubonye mwiriwe, namubonye ahantu bita Irambura. Irambura ni hehe? Ni mu Rwanda. Irambura aho ku Gisenyi. ubwo bisobanuye ngo yaba ari uwo muri ibyo bice? Bisobanuye ngo yaba ari uwo muri ibyo bice? ubwo yaba ariho avuka, ariko ubundi ari hanze. ubu ari hanze. Uwo ari hanze uzasimbura Kagame se azajya ahera ko ari ikinani. Iyo twumvishe abahanganiye mu butegetsi twumva bavuga za Cyangugu zahe, ariko wa mugani abizo ntara begereye za Kongo nibo wa mugani babishushemo cyane muri iyi minsi. None woya sha ari ibyo woya, ngwino ushikire hano mu nzu yireke wanyu. Kuki uritemeshaga umuhoro? Ngiye kubitera. Niko bakubwiye? Abatemeshaga umuhoro. Bakora gute? Intoki iyo umanyura wagiye gusoromana hariya biri byinshi, iryo rite rero ry'umuhoro, idagara ry'umwana bararitemasha. nuko ubu wirabura rero, ubwo abirabura bose bagiye gutonda umurongo bagira ngo ni njyewe. Reka da, kuko muri abanyapolitiki Imana aramutoranije, arahari kandi aratuma ntawe ntaza kurwara. Ubu ni muntu ki ukurikije wenda uko urambaza ubwoko? Imico ye. Imico ye sindayibona, nzayibona. Ubwoko bwose warabumenye? Reka da, nzakomeza nsaba Imana. Wanze kubateranya? Nzakomeza nsaba Imana izamunyereka. Wanze kubateranya ariko uramuzi? Wanze kubateranya niba mwerekwa ntamuzi nk'uko nkureba. None se umuntu yakwereka ngo uyu niwe uzayobora u Rwanda ntakubwire ngenda bizi ko bizi. Ndaza kukubaza atari kuri kamera icyo nzi cyo ndamumenya ye. Atabonze nawe ari buzi, kuko ubwo umuntu atangiye kurara mu nzozi nawe arizo waraye mu bintu by'akazi induru yavuze. Ariko nibyo byiza Uwiteka ngo avuga rimwe cya kabiri nubwo abantu batabyitaho, Imana ya twese iriteka byose bizabaho icyo. None se uwo muntu uzasimbura wenda azaza mu mahoro ni bya demokarasi byo gutora? Bazatora nyuma, ariko arahari. Bazatora ari ku ngoma. Ubwo bisobanuye ngo ya ntambara iracyari imbere. Egure yirindisha Kagame atarapfa ntawe iraterera. Uvuga ngo igisubizo cy'u Rwanda kugira ngo Kagame azapfa.
nta bindi. Nese ntiwabonye ikinani ko bakimanuye u Rwanda Kagame akarufata n'undi ni uko azarufata. Yampaye. None ko hari abanyapolitike bari mu mahanga bavuga ngo ntibajya mu byo kurwana intambara ngo bazasenga Imana ibikemure. Imana izabikora. Apfe gusa aryamye. Nashaka azasinzira ariko apfuye uwo munsi uzamusimbura natabanza azava ahantu bita Irambura. Ni umunyarwanda ntabwo ari umunyamahanga. Irambura aho sinanahaza ariko muri Gikiye muri komini waho wa Kagame. none muri make navuga ngo mu buhanuzi bwawe mu maherezo iyo ukuruye iherezo rya Kagame nturimenya neza, ni ugupfa ariko ntuzi ngo azitwa njyewe ndicara nkaryama nangwa nubwo naba ndi kugenda Imana ikanyereka icyo ndi bukore n'icyo ndi buvuge. Nanga kuvuga ikintu ntikizabeho. Ubu utari umubeshyi cyane rwose cyane. Abanyamahanga bazahunguka, abo babita uzahunga inyuma y'igihugu kiri kuri gutura bose bazahunguka. sone ngo u Rwanda ruzaterera. Ibyo nubona mu Rwanda batangiye gutaha uzamenye ko igihe cyegereje. None si iby'Imana yavuze nibyo bataha. Ubu tuvugana benshi bahunze Kagame. None batari mu ese Kagame ko Kagame wamugeze ikigirwamana n'igiki arega jewe bareba imbaraga afite. Wewe rero ni uko uri umwana wumvishe umushumba Habyarimana ubwe yarivugiye ati ndi ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi ndatera sinterwa. Ariko barumuhanuye mu kirere. Urusasu rumwe nibwo rwahanuye indege arapfa. Wera kuntu tuba tumutinya kaze mu Rwanda ho rero mu Rwanda reka mvagashye utazi mu Rwanda bamwita murumuna wa Yesu, umucunguzi w'igihugu. Barabeshya abatabivuze yabica. Ni ubwoba bambi, ni ubwoba. None se buretse nk'abariya barizi bene wabo wa Habyarimana baramwumva bakamwitira iyo zina basekera. Bayuda bari kuva ese muri bo bakagambana. Hariho uri kugambana atabatutsi n'umutera abahutu tuzongera tubice. Hari n'umuhutu uri kuvuga ati mutegereze n'ibinanirana tuzakoresha amafaranga. Ntazi umunsi n'igihe. Kagame nkurikije ukuntu ameze n'ukuntu rwose ubona gupfa ko butaza arusha se Habyarimana ubutwara mu rushuko. Utamuzi wakubise undi ninde washoboye indi ninde. Ese ni wamwikishije ndabizi nari mpari. N'amafaranga none ko n'ubundi nawe ayafite menshi ninde wamwica kandi ayafite. Ko Habyarimana se yasize uwakwera inka zasigaye kwasi kwa ntabwo ubonye inka zasigaye za Habyarimana nizase nizanyina nizabara umunara. Buriya Kagame afite ubutunzi buruta bwa Habyarimana. Wakwereka inzu ya Habyarimana. Izo ni ku kinyejana cyanyu ubu basigaye bakaze. Habyarimana se tujya tuyibona inzu itanageretse ubundi bafite amagorofa ntiwanareba n'ijisho. Ariko sizabo yewe reka nkomeze nirarire mu ntuza mu muswa. Inzu yanjye yagarutsemo umuswa n'ibimondo kandi hasi irashaka sinzi ari nahise nshaka senga nta maboko. Imana nirwane irarwana kuva uzagusanga ku gitanda hejuru. Suba cyashobora kurira igitanda ndicara kandeke kubaza twinshi kuri kamera. None se njyewe rero mu by'ukuri pe kandi ntukumve nkubaza ibibazo nk'ibi ngo wumve wenda ndi kubibaza ku bwanjye gusa. Hari abantu benshi bafite amatsiko. Nk'umuntu yarambwiye ati uyu mukecuru tukumureba afite ijisho ry'Imana natubwire mbese ubundi yumva njyewe nkoreshwa n'umwuka w'Imana ntabwo nkoreshwa na Satani. Sinjya mu bapfumu sinjya mu barozi ariko ndasenga gusa Imana ikanyereka. None se iyi ntambara igiye kuba iyi ntambara irimo ntabwo ari ukuba
utiye intambara. Nahise yari yatangira mu Rwanda nta muntu urapfa ku bwayo. Abaguye hakurya ntubazi. Ariko niba ngo no None hakurya se nibo bijyanyeho umugani wawe nitagera mu Rwanda tuzadufite amahoro. abasirikari yohereje kugira ngo bazaza bose. Nyine kugenda bakagwa iyo ngiyo nibo babyishakiye ni akazi kabo, ariko mu Rwanda rwacu rufite amahoro, ruratemba amata n'ubuki nta kibazo cyabo. Ruratemba amata n'ubuki, reka none reka nkwisekereze rero. Ubu Kagame asigaye afite ibintu, iyo urasa igisasu uri muri Congo afite ikintu kiza kikakimira ntikikubita hasi. Ibyo se wari ubizi? Wari uzi se ko Habyarimana yari agifite? We urashe amasasu biraza kagisama, ntushobora kwica umuturage we, ntibishoboka. Abantu bose ibihugu byose biramutinya. Wakwereka uretse uzumva none se n'ebyiri zizamuhanura nangwa n'eshatu ni rumwe. Ntacyo azaba. Ubwo niba yarakishije nta barozi baruta Zayire. Zayire hari abihindura injangwe, Zayire hari abihindura inkwi, Zayire hari abihindura inzoka, Zayire hari abihindura imbwa, ukabona imyiza babica buri munsi Kabila ko bamwishe. None se ibyo mubwira ntuvuze ko none se ibyo se ibyo by'uburozi mubwira bambwira uti nubona abantu bari guhunguka uzamenye ko ibintu bigiye gukemuka, ariko guhunguka n'ubundi wahunguka so uwo wahunze agihari. Icya kabiri none se guhunguka wahunguka nta leta nshyashya ihari. Icya gatatu ubu ngubu tuvugana abanyapolitike abanyarwanda baba bafite ibyiringiro bakaba bataba nibo bazadufasha, wenda bazadukuraho iyi ngofero. Ubu bari mu kurwana bapfa inda mbi gusa, bapfa amafaranga, nibyo bibereyemo n'izo ntambara za Kongo, nta kindi bari. Icyo barwanira nakubwiye ko ari inda mbi. Yaba atari inda mbi njyewe ndi Kagame nakunda abantu bose, avuga nti intambara ntihoshoke murekeraho akayihagarika nk'uko yayitangiye. Ashaka zahabu kandi ashaka kugira ngo abanyarwanda kandi aho bari muri Zayire nyine niho bazikura n'ahantu bita mu Isake. None se urumva atari guhahira abanyarwanda kuko ari guhahira abanyarwanda nyine we agiye gutera hariya akureho zahabu ziza zitunga abantu. Urumva adakunda igihugu se? Akunda abanyarwanda. None se umugabo urajya kwiba akazanira umugore n'abana abakobwa abari ikigo iki azanira umugore none kugira ngo umugore n'abana banjye baburare watereye se ko Yesu agabura ko nanjye njya Kongo uko nta n'ubwize no gucukura izo zahabu ni ukuzipfusha ubusa ntabyo bazi kandi twisonzeye. None tuguma twisonzera abandi bari kubimena. nta manza acukura aho tujya atugire neza twakire nk'abana be tugire amahoro. None se barabirukanye hari gushatse kuzana umutwe munini ni wakubita wayanga agasuzuguro. None se ku cyaro bantu nta mututsi wagira umutwe munini. Umutwe munini ufite abahutu gusa. Uza abatutsi afunze mu Rwanda n'abasirikare bafatanyije gufata igihugu yabamaze. None yabamaze batari kugarukira u Rwanda sibo bazamwica se? Nibo bazamwica banjye abashaka amahoro nibo bazamwica. Muri make nta gihugu runaka cyane kizaza ngo cice Kagame. N'abanyarwanda bazamwica. Ab'imbere mu gihugu abo hanze Habyarimana bavuga ngo hamanuwe n'Abafaransa n'Abanyarwanda bamumanuye rwose. Bo bazatanga amafaranga hanyuma bamumanure. Barayagira se abanyapolitike bo hanze kari intu barayafite. Aba n'abatindi barayafite. Yego mama rero usanga bapfa amadolari 100 bakarwana induru ikavuga. N'abatindi gusa babimpunze ukagira amafaranga. Muri make abakekaga wenda kuko muri iyi minsi bashamiranye n'u Burundi bari gushaka mbese bari kurebana y'ingwe. Burundi byo byaratangiye bariyo ntabwo Burundi arazi wanyu tuzamuhanura rero katumusengera amasengesho yo kumukesha bugufi gusa
ujye usenga ushyiremo Kagame uti Imana mugarura umutima mama we yewe ntinya no kumuvuga buriya n'izina rye ndivuga ari uko turi kumwe ndamutinya uramutinya n'Imana yakohereza Ujye umuntu uti- nawe mu akamenera bintu umutwe bibiri ujye utinya Imana n'inzara ku isi naho Kagame Kagame rwose utamutinya ni- uri inkunguzi araguhitana Oya, reka nkubwire. ninshaka nzabeyo Hashize Kagame iminsi- n'uwamunyereka ahagaze hano muri Mm. munota turi hamwe Mm. namubwira nti ntabwo yiyuze Mm. perezida w'igihugu perezida w'igihugu namubwira ngo ntabwo yiyuze ngo iyo kubera agira ubwenge ntaba yarabonye uko Habyarimana yapfuye tukarangiza amezi atatu imyaka 2 tutarabona umurambo we wazana tukareba niba uri kujya guhisha zana rero uko bingana nuko barakoze Imana umugisha bampaye byinshi oza zana amasafuriya woze ibijumba biracyabahorana hirya birahari ibi ni ibyuma bibiri none se mukecuru oya iyo agira ubwenge Habyarimana amanuka Kagame yari umusore rwose ntumbihe uwo bita Kigeli apfa Kagame yari ataravuka Musinga apfa Rudahigwa apfa Kagame yari ataravuka arabazi kubera icyo azi ko bazize amafuti nawe agakomeza akayakurura bose barishwe buno twica bamwe ntibarwanaga umuntu bagapfa bita Rudahigwa yishwe n'uburozi amarozi y'amagaburano uvuze perezida bamuroga bati Kagame se wamuroga aho mwicaye Kagame niyo yagiye kwicara ku ntebe hari abamanza kwicara barebe ko nta gisasu kiriho babona badapfuye akabona kwicara akabona akicara mbese ntiwumva ko nta bwenge agira ibyo Habyarimana arabikoresheje ariko baramuhanuriye turekera aho abatumva ndabashimye mu izina rya Yesu mugire kwizera no kwihangana imirimo myiza niyo ihesha umuntu agaciro kandi gusenga kwiza gukingura ijuru musenge mukomeye mushikamye abari mu mahanga mu buryo ngo natwe tuzataha kuko ibyo byiringiro biriho ariko wenda hari akabazo wenda na bariza abari mu mahanga abanyapolitiki ni inama ki wabagira abo bari gupfa ubusa bari kurwana ahubwo kugira ngo buriya bakabaye ahubwo bafata bakajya gufasha Kongo abo bari mu mahanga niba bari kurwana ukwabo badafashe igikongo ngo batahe n'ibigoryi nabo si uko kubera iki se batajya kurwanira igihugu cyabo bitinya gupfa none se igihugu ntabwo ari atinya gupfa no kuvuga ni icy'u Rwanda ni icyacu twese kubera iki batajya kurwanira u Rwanda bakajya kurwanira Kagame se bazamujyana iwabo hehe twari mu Rwanda zana amasafuriya diwe ukuremo iyo myenda umpe n'iyo yenda ubwo wakumva ibingibi ntiyagira ngo uri umwanzi wa Kagame ntabwo Kagame mwanga pe mpiki nawe ari mu bwana bwe sinamuhetse sinamugaburiye ariko kurobanura ese Adamu na Eva babyaye abana bangana iki iyo yongera ry'amoko azi aho ryatugeze n'aho ryabageze yariretse ariko rero Kagame nanjye hari aho mugarukiye agakunda n'umutuzo mukecuru njye navuga ngo Kagame ararengana ubu uwibesha ukavuga umuntu ngo uri umututsi mu Rwanda bagufunga wise umuntu ngo ni umuhutu bagufunga wise umuntu ngo ni umutwa ndi umunyarwanda none se kuki ari umunyarwanda akabyongera abo yita none yabarobanura ate kandi ubu umwana w'imyaka 15 20 ntabwo yareba uriya ngo amenye ngo uriya ni umutu barabiciye kare n'ibikibaye ndabizi nese tuvuga ngo ni ku munwa gusa ntabwo byakoze ni ku munwa gusa none se nk'ubu abagiye kurwana perezida niba ari umututsi uyu munsi minisitiri umwungirije minisitiri w'intebe ni umuhutu abadepite baravanze bazajya bababeshya hano mu Bugande bakababeshya ntabwo bishoboka ngo amushyire ku ntebe kandi ahindukire agiye kumurwanya none se reka nkubaze ikibazo none se abo baminisitiri ni umuhutu sibyo abasirikari ni abahutu mwese kuki yarobanuye abajazayire abandi akabasiga none abajazayire arebera ku bwoko abari kurwana muri Zaire zabaribo ni abantu bita abanyamurenge
abanyamulenge n'abatutsi nibo bagiye none kurwana se ubwo abatutsi niba ari kuruhayo kandi nawe ari umututsi urumva yakicira abana n'abarumuna be kandi nyine bari kubaha Zayire ngo bice ubwo byaba bisobanuye ko nta muhutu rero w'umusirikare w'u Rwanda w'umuhutu wajya muri Kongo yajya kurwana ubwoko butari ubwe umuhutu si amafaranga impiya 30 zaguze umwana w'Imana none se kandi baraguha imitwaro 10 50 uragurisha ibigori byawe ubone agakade uvuge ngo nta mafaranga arimo kuri impiya 30 zaguze umwana w'Imana se kuki Kagame batabohereza none se njyewe ikibazo mfite wenda na Kongo iri kubashinja Kongo iri kubashinja ko abanyarwanda aribo bari kurwanayo ariko ubwatangije iyo nama bo ngo ni M23 ni abatutsi b'abanyekongo ngo bakandamijwe mu gihugu cyabo badahabwa uburenganzira bakicirwa ubusa bakarirwa inka muri Kongo rero ni nabo bari kwirwanira nta Rwanda ruri aho bari karawari ni mu ishyamba niho yamangiye gutuza wibanga ariko se ugejuru imyaka umaze muri iki gihugu cy'Ubugande ibyo byose ububizi ute bigenda bite ninde uguha amakuru nta bene wacu babayo ngaho da neza ko utazi kuvugira ku matelefone ikibazo none se aba turi kuvugana ntabwo abo muri Canada uri kubareba mu ishusho ariko icyo bari gukora ntubikizi sibyo ibya Kagame tubirekeraho ahubwo umuntu wese ushaka amahoro asenge yizera Imana kuko ariyo mugabo niyo nkuru umunyarwanda yise umwana ubu bisobanuye ngo ijambo risoza byange bikunda intambara y'u Rwanda irahari nta kihagaritse ntaho yagiye Imana niyo yadufasha igahagarara ndiba ngwino misafuriya reka dutegereze ariko kandi nanone mu mbaraga zawe nkeya jya dusengera natwe turacyari batoya nk'intambara nta yindi ikibazo ikintu cyambuza gusenga ni iki ururimi nirumara gucika igihe kigeze ntashye niho ntazaza ese uvuze ibintu byose ntabwo ugira ubwoba ngo Kagame aragusanga nawe kugira ngo nikure nkubwiye ko Kagame ahagaze hariya namubwira nturi ikigori kandi ntaho yandasa aba yiyanga yandasa umwami wanjye akamurasa akagwaho aba ari kujya hese ari njyewe umuzanye yampamagaye tugahurira ku mupaka yanakigwaza azaze duhurire ku mupaka intambara yabaye mu Rwanda yarimo baduhingaga kubi ntawahagaraye hano ku mbuga yacu hariho uwo yakohereza kunyica yasanga ari umwana wanjye ntanyice kuko batahaguruka baravuze ngo kiriya gitero kijye ntabwo kirenga kuri Siteri n'umugabo baraje babona abasirikari baraye mu mbuga baracana baca ibitoki barateka muzehe ati mujye kubazanira ikimasa barya inka zanjye zarasigaye wumvishe zanashaka mufite amateka yanyu ariko Imana niyo irinda umuntu njye mbabazwa rero n'urubyiruko rw'u Rwanda imyaka 25 kumanura barajyaho ntatinya gutukana ntatinya gukora iki nta cyubahiro bakigira ntabwo bubaha abantu ibyo uvuze byose nguzanya amoko ibintu nk'ibyo ngibyo ntushobora kuvuga mbese Gaston nubwo waba uri mu mwuka uri kuvuga indimi akumuvuzamo umututsi umuhutu ubwo byose ubu byonona baribesha rero none se Gahutu na Gatwa na Gatutsi bavuze ngo ibyo byose ni inkurikirane bakurikiranye bate ko babutse Adamu na Eva yo muri Simba ubushize baratubwiye ngo ni indambi rwose yongera amoko barajyongera amoko kubera ikibaka kutangiye kubifunga imifungo se nkaho ubu ndi gushaka ibya mushumba arajyana ndeka da ndeka bambi ibi si twazabimara ibigumba bibiri ntawe wabimara reka da ntawe twabimara mushumba ejo bundi hari uwanyuriye ngo ariko ngo wa munyamakuru we ngo uri kurimba uganiza uwo mukecuru ngo wamanje ukamugura n'agapira ko ndeba agapira yambaye gashaje Imana ishimwe ndi kubona wagahinduye yewe imipira ndayifite sinagahinduye no mu nzira imwe yanageranye
ubwo rero mba nshaka kwiyambarira ibyo mbonye kwirata ntabwo ari bwo bwenge. Imana ibahe umugisha bari badukurikiye, ngira ngo ibiganiro byacu na mukecuru nakagaruka, tuzongera ubutaha tuganire rwose. Nzi neza yuko wenda nubwo bitafasha benshi, ariko abanyabo bo kubyumva barabyumva kandi biragira icyo bibafasha. Ni ukuvuga rero ntimwibagirwe gukora subscribe, ntimwibagirwe gusharinga no kudusuhuza. Nimero dushyira muri iki kiganiro, hari abakunze kumbaza ngo nimero twamushyiraho ngo igikoma ni iyihe. Nimero n'ubundi turi bushyira muri iki kiganiro niyo ye n'ubundi washyiraho kandi tukabimugezaho neza. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Nakagaruka muganura mu ijabiro, nambaje ibinego by'umugabo, nambaje umugasa w'umukecuru, nambaje impanga y'isonzo, ngayo marwa rya ngombe rya Nyabirungo. Tuje kubandwa no guterekera, tuze kwizihiza ababyeyi, dutanze umuganura mu Gicumbi mu ijabiro. None aya marwa ashimishe kwa Nyabingi, ashimishe kwa Rutindangezi, ashimishe kwa Murara, ashimishe kwa Mugasa, ashimishe Biheko, ashimishe Nyirandugu na Nyirandeshyo na Nyakagore. Amarwa ashimishe Nyirabarera, umukobwa wa Nyakajumba, ashimishe Nkanda y'ijuru shiya hejuru ariko, ashimishe Nyirabura, ashimishe Nyabunyana, ashimishe Mukamparirwa. Aya marwa agashimisha Abahima n'Abahimakazi, agashimisha Abanyambo n'Abanyambokazi. Muratsinda induru, mutsinde icyaga n'icyagane, mutsinda ababisha, mutsinda abanzi. None ngiyi inzoga y'amarwa ku Gicumbi, y'umuganura mu Gicumbi ku ijabiro, tubahaye umutsima w'amasaka, tubahaye isogi n'ibishyimbo, twarungiye igihugu, twarungiye umwami. None ryangombe rya Nyabirungo, ndera inzoga ku Gicumbi ku ijabiro, twateretse intango ya ryangombe rya Nyabirungo. Twashinze icumu rya Binego, twashinze icumu rya Binego, twaje kwambaza Binego by'imandwa y'impangamurenzi ya ryangombe na Nyabirungo. None babyeyi, muratsindira ingabo zacu, muratsinda ababisha, mutsinda abanzi. Dore umuganura twaje gutanga, none reka tuze tubaterekere, tubahe amagaburo, banyakubyara banyaguheka. Kuri inzoga y'amarwa y'abakecuru, dore inzoga y'abagabo, dore inzoga Mugasa, dore inzoga Biheko, dore inzoga ku Gicumbi ku ijabiro, itanga imitsindo, itanga itsinzi. Uyu ni umuganura tuwushimishije ababyeyi, tuwushimishije Binego by'umugabo, tuhaye Umugasa w'umukecuru, duhaye imandwa y'isonzo, duhaye ryangombe rivuga rigahinda ku Gicumbi ku ijabiro. Dore inzoga y'abagabo, maze tuze tubihere amagaburo, tubaho umuganura. Dore intango ya ryangombe rya Nyabirungo. Umutima nanjye bane ariko oya mwana wa, ntabwo naguha ku mutsima ntarabanza guha ntawe uruhunga ngo mpe Binego na ryangombe, babanze barye baganure. Umuganura w'abakurambere ba kera ba gakondo, reka tuze tubaha umuganura. None dore ryangombe ry'umukecuru, ry'isogi n'ibishyimbo, tuje kubaha umuganura. birongererwa barabikunda. Oya mwana wa, utwo turungira dukunda, ariko tubanza tuganuza ababyeyi. None dore ryangombe, dore Binego by'umugabo, dore umutsima w'amasaka, dore isogi n'ibishyimbo ryangombe, maze mushimishe ryangombe ry'umukecuru, mushimishe Binego by'umugabo, mushimishe Umugasa w'umusaza, mutsinde induru, mutsinde agakuba, ngo twahawe umuganura mu gihugu. None ryangombe ry'umukecuru, akira Binego by'umugabo, shimisha Umugasa w'umukecuru, ushimisha imandwa y'isonzo, murya umuganura ku Gicumbi ku ijabiro. Iyi ni imbuto ya Gihanga, iyi ni Gihanga kimezamiryango. Muratsinda induru, mutsinda agakuba mu gihugu cy'u Rwanda. Muratsindira umwami Paul Kagame, mumutsindira igikuba gituruka i Burundi, mumutsindira igikuba gituruka Tanzania, mutsinde igikuba gituruka muri Congo. Muratsinda induru, muratsinda ababisha impande zose bagambanira u Rwanda. Muratsindira ingabo zagiye Darifuru z'u Rwanda, zahagurukiye ku mitsindo, zizahagurukana intsinzi zitaha mu gihugu. Mutsindire iziri muri Nyungwe impande zose, mutsindire iziri muri Congo, dufashe iry'iburyo. Muratsindire Kagame ibitero biza kumutera, biza kutubuza amahoro, bimubuza amahoro. Muratsinda induru mu gihugu. Uyu ni umuganura mu gihugu. Dore Binego by'umugabo, dore umuganura maze wicara urye, mutsinde agakuba hirya no hino. None babyeyi b'u Rwanda,
dore umugasa w'umukecuru narye imandwa y'isunzu nirye ryangombe rivuga rigahinda akira nyakugira imana nyakubyara none ryangombe rivuga rigahinda mugaburire kwa nyabingi mugaburire rutindangezi mugaburire kwa murari mugaburire kwa mugasa mugaburire biheko mushimishe nyirabarera umukobwa wa nyakajumba mushimishe nkanda y'ijuru mushimishe nyabunyana mushimishe nyirandugu na nyirandeshyo na nyakagore mutsinde induru mutsinde agakoko mutsinde icyagane icyagane mutsinde ababisha impande n'impande abagome n'abagambanyi mu batsinde dore umuganura mu gihugu dore umuganura mu Rwanda maze binego by'umugabo uyu ni umuganura maze wicare urye maze murye mwishime mwizihirwe mukize induru mukize agakuba nta Rwanda rwacu rudaterwa n'induru rutavugirizwamo induru tutazamo amarira menshi impande n'impande none ryangombe rya Nyabirungu akira igaburo nyakugira imana tsinda agakuba utsinde induru shimishe nyogokuru umuhimakazi yari uwavuye Tanzania ari uwavuye muri Nkore abakecuru b'abahima abanyambo n'abanyambokazi dore isogi n'ibishyimbo twarunze Kironge nimurya mutsinde indoro mu gihugu cya Kigali mutsinde intambara mu gakuba k'u Rwanda umwanzi ukifuza mu mutsinda azagenda ari we gasama nikazasama igihugu cy'u Rwanda muzatsindire Paul Kagame mutsindire ingabo ze mutsindire umugore yashatse mutsindire abana yabyaye mutsinde Rutezi mutsinde Runizi mutsinde intumbi y'imbwa n'iy'umuntu mutsinde icyaga n'icyagane mutsinde ababisha banyakugira imana ngaya amata n'impundu ngiki igaburo nimurye maze ababyeyi bishime sidera umuganura mu Rwanda umuganura wariye Rwabugero rya Ruganzu urya Rwabugero rya Rudahigwa none na Paul Kagame azarya ntazamurye azarya umwaka mushya muhire ntuzamurye azawuhinge ntuzamuhinge azawubagare ntuzamubagare azahorana amata meza mu gihugu nyakugira imana dore umuganura babyeyi b'u Rwanda uko twaje kubashengera no kubaganuza uyu muganura wari uw'umwami iyi ni impeke y'umwami ya kera gakondo yakameza miryango ngo uyu muganura mu gihugu uzatsinde induru n'agakuba uzatsinde amarira uzatsinde icyaga n'icyagane uzatsinde ababisha baturuka ishyanga n'ishyangare none babyeyi ngaho nimurye mwishime munezerwe maze mushengererwe banyakubyara banyaguheka dore uruhande rw'inka ngaho nimurye maze mwizihirwe dore babyeyi dore rutindangezi uruhande rw'inka maze urye dore umutsima w'amasaka maze wirire maze rutindangezi maze usangire no kwa Nyabingi muhe abakobwa b'abanyambo n'abanyambokazi mushimisha n'abatwakazi tugerageze twihute mushimisha abahima n'abahimakazi maze muhe kwa Murari muhe kwa Mugasa muhe biheko muhe imandwa yo kwa Nyabingi muhe Rwabujuju na Mwitende muhe Nyirandugu na Nyirandeshyo dore Nyakagore acira igaburo dore Nyirabarera umukobwa wa Nyakajumba dore nkanda y'ijuru aho rya na Nyiraburo narye na Mukamparirwa narye na nyogokuru muhe na gahu yirire maze muhe nyogokuru umuhimakazi arye yishima nezerwe nyakugira imana nyakubyara muratsinda induru mutsinda agakuba muratsinda amarira muratsinda amaraso mu gihugu cy'u Rwanda muratsinda ibitero bituruka hirya no hino ibituruka ishyanga n'ishyangare muratsinda induru n'agakuba mu gihugu none banyakubyara ngo uyu muganura mu Rwanda ngaho nimurye mwishime dore inzoga musomere abagabo bararya bagasomera nta mugabo urya adasomera ngaya amarwa maze musomere dore n'inzoga y'abagabo dore binego by'umugabo ushimisha umugasa w'umukecuru ushimisha imandwa y'isunzu turaryangombere rivuga rigahinda ku gicumbi ku ijabiro ushimishe binego ushimishe mugasa ushimishe Murari ushimishe biheko ngiyi inzoga y'imitsindo nk'uko twahagurukiye ku mitsindo maze tuzahagurukana intsinzi induru zitavuga mu gihugu cy'u Rwanda Kagame adaterwa impande n'impande abifuza gutera impande n'impande bazaterwa ari bo bagatsindwa na binego by'umugabo bagatsindwa na ryangombe ry'umukecuru
inzoga ababyeyi b'inzoga ku gicumbi ku ijabiro maze munywe mwishime maze babashengerezi bashengerera imandwa nibahaguruke baze babyinira imandwa tugiye gusubira ku murenzi dore intango za ryangombe na binegu amashyi menshi cyane